Yes, kambifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Pipikati TV tudasiba kubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu bigezweho mu makuru agezweho n'ubundi aho tugaruka ku makuru agiye atandukanye ari gucaracara hirya no hino mu gihugu muri rusange. Birumvikana twagiye mu karere ka Ruhango mu mirenge wa Ruhango aho umwana na nyina bari gushwambagorana bapfa kuba umugore agezana abagabo batari papa we mu nzu papa yiyubakiye n'ubundi muri rusange. Bikaba biri kuvuga yuko ari ikibazo gikomeye cyane, tukaba twamuganije akatubwira ibi bikurikira n'ubundi muri rusange. Barimo basambana n'ubu turinjira no mu nzu wanakinjira mukareba n'igitanda bagituyemo bamaze gusasa hano muri salo nibwo yabwiye ni mu nyingurire ninjire aho kugira ngo areke ngo mbaze mama icyatumye atanyingurira niko kumbwira ati wambwaye wowe urabaza ikintu. Ndavuga nicyo mbaza hano nge ndi kubaza kwa data, ahubwo wowe urashaka iki hano? Hambwiye ati nagukubita. Bamwita Twagira Yesu Tanasi, yari afite inkoni arayizamura agiye kwinkubita mu mutwe nyinga kano kaboko kabari kifata. Agiye kunkubita ya kabiri ndongera ndagakinga, maze kugakinga niko gufatana nawe twitura hasi. Twitiye hasi umubyeyi wanjye arambirandura anja hejuru kuko nari navunitse akaboko. Yego, ubwo babuze aho baca bagomba kwica urugi n'ubu hari mu rugo twakinjira narwo karureba. Bafashe isuka bagomba gukuraho urwo rugi, barinjira barabaza baradukiza, ariko bakanyiza mvuge ni bamvunya akaboko n'amafaranga yanjye bayatwaye. Nta kuntu mbayeho, imiti yanjye bamaye yo kunywa amara yijugunye ndaransakuza. Mudugudu arambwira ati ibyo uzajya kubitanga kuri RIB nabyo babyongere kuri dosiye yawe. Njya kubitanga ko imiti yanjye nayo bayijugunye. Nzanye ndarambwira ati ntago uzayinywera, uzajye kwinywera kwa mudugudu cyase ujye kwinywera. Hari undi musaza hano hepfo ahangaha nawe yihaye bita Mariseri, tuzajye kwinywera kwa Mariseri cyangwa se uzajye kwinywera kwa Nyokorome igutanga. Ubu ngubu mbayeho ncumbika mu baturage. Kugeza iyi saha uyu musore akaba atubwiye yuko akiri gukurikirana ikirego cyiwe, nyine inzego z'umutekano ziri gukurikirana ikirego cyiwe kugira ngo babashe kuba bamuha uburenganzira bwe cyangwa se bamuha ubutabera muri rusange. Biravugwa yuko uyu mwana icyamuvunya akaboko ari inkoni yakubiswe n'umugabo wari wagiye gusambanya nyina, ndetse bikaba biri kugenda binagaragazwa ku mashusho aho twagiye tubafatira n'undi muri rusange ko mukomeje kugenda mubibona. Kira ni igitanda cyatuwemo n'abaturage bagiye batuganiriza batubwira byinshi cyane bigiye bitandukanye n'ubundi muri rusange kwikubitwa rw'uyu mwana w'umusore. Icyo kibazo wenda abantu bagura amarogi cyangwa bakagira gute, cyababaje umwana nukumva undi mugabo mu nzu atari se wazutse. Icyo cyamubabaje, arongera ababazwa n'amafaranga ye batari kumuha. Nicyo kibazo, akaba ari no ku gasozi ntiyinjira mu rugo. Ibi bintu biragayitse. Ntago saa sita z'ijoro bari bakwiye kutubyutsa bavuga ngo arapfuye. Urumva ni ibintu yageze akamenyero. Twebwe ku bwacu turumva nyine nakomeze ku giti cye ariko bahereza umurenganzira umwana kwacu. Nareka kwiyubaha kuko ashaje yubahisha abo yabyaye babajyambira. Kuko umwana umuntu ku giti cye nta kintu wamugira ntacyo wahindura. Mbo ibi bintu bituma barara mu kabari babice kuko nabyo birabitera, sibyo? Abantu bagire gutaha kare bamwe icupa tunywereye si nkuko igihugu kibitukangurira umuntu anywa kuko byabaye ninjoro abantu bari baryamye. Ngayo nguko rero ibibera mu karere ka Ruhango mukomeje kugenda mubyumva umunsi ku munsi yuko bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane mu baturage, ndetse n'uyu mwana akaba ari kuvuga yuko ibibazo bye bigomba gukurikiranwa, dore yuko n'abaturage ariko bakomeje kugenda bavuga yuko bagomba gukurikiza gahunda ya tunyweresi bakareka kugenda basindira ku bana babo cyangwa se basindira ku miryango yabo. Ibi ngibi byabaye ikibazo gikomeye cyane ubwo uyu musore yari kuvuga yuko papa we yitabye Imana, barangiza bakaza gusambanira mu nzu yiwe yiyubakiye, yasize ayubakiye abana biwe yabyaye. Abaturage nabo bakavuga bati uyu mugore nareke kwiyubaha we ubwe basi yubahishe abana yabyaye maze babone icyubahiro cy'abana bafite umubyeyi muri rusange. Ni Mr. Irene mwabanye rero hanga ni Pipikati TV, mwifuze nabifurizaga kugira ibihe byiza abadukurikirana umunsi ku munsi mu biganiro byacu amakuru agezweho aho tuzenguruka igihugu tugenda tubashakira amakuru agiye atandukanye n'ubundi muri rusange.